impamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana n'ubuzi ibitsina niyo mpamvu ya abagore bishyizemo ko abagabo bashaka umugore kubera ko bamukurikiye iki bamukurikiye ibijyanye no ku n'igitsina cye. Uzajya urarumpa ijoro ryose ku manywa nujya ku kazi nguhaye amasaha make yo gukora, saa yine uzajya uza udamuka ku kazi uze umpe, saa 8 uzumpe, saa 12 uzumpe. Keneye imibonano mpuzabitsina byazajya bituma agira ate ashaka n'abandi bagore benshi babandi bicuruza ku muhanda cyangwa se n'abandi akorana imibonano mpuzabitsina, kuko ntabwo byajya gutuma niba ari byo byonyine akurikiye ashaka umugore, kuko baravuga ngo n'ingemwe itera imisuzi kandi gatera n'inzoka. Ntabwo yazajya ahora kuri ntabwo umugabo agushaka cyangwa se nagashaka umugore, kuko mu by'ukuri amukurikiye imibonano mpuzabitsina byonyine ko ari ibyo hari abagabo batakwirirwa bashaka bizakikire bizina ryezo kigitsina kizakundwa n'umugabo mwizina rya Yesu Kristo ntazagira umunsi numwe agiharurukwa mwizina rya Yesu Kristo Nazareti azahorana igikundira imbere y'umuntu. Anga umugabo yaraguze icyo azajya akoresha mu kwikinisha cyangwa se mu kwishimishirizaho, biteye nk'abagore bifite imiterere nk'iy'abagore. Byaraje rero ko kuri iki gihe bitagisaba ko niba ari umugabo urambirije icya mbere muha amahoro, umugabo muha amahoro, umuhe gutuza, umube hafi, umuganize no mu gihe arwaye. Buriya umugabo bavuga ati no mu gihe ndwaye nicyo gitumye nshaka umugore, no mu gihe ndwaye hazabe hari umuntu ndebera, umuntu ushobora kungemurira. Nibuze nka 90% by'abasore bose bajya gushaka abagore barabanje kugira abo baryamana nabo mbere, either bakaba abo ngabo bashatse cyangwa se bakaba n'abandi. Ibyo rero birakwereka ngo umugabo ashobora kuryamana n'umukobwa umwaka ugashira n'ibiri ntaba ari washaka. Kubera iki? Kandi si uko yabuze ibyo ngibyo byo kuryamana nawe, ahora bibona, ahora bihabwa, arabibona ndetse ntiyanabirara. Harimo Scovia ndetse n'abo babyeyi bandi bagiye bakurikiraho ndetse n'uyu nguyu nk'uko mubyumvise, bibeshya ko abagabo bakurikiye ibitsina, bakurikiye ibitsina by'abagore, ariko no kwibeshya. Nimuzongere no kujijishwa n'ibyo kintu. Biragatsindwa ku ufite umushyuko ushaka kwirongo nangiza umuntu akagufubya barayanjye. Babivuza ngo ahubwo abagore nibo baba bakeneye cya gitsina cy'umugabo kurusha n'ibindi byose. Ko uzanye umugore nigabuje ibigabubye ukajya ubimugaburira n'ubundi wamutesheje umutwe, singira ngo umugabo ntago yagira imbaraga zo kuba yagira ute yahura nawe, kandi mu bigabo ugiye kumugaburira nta mahoro afite. Niho bitandukanira n'ubushake bwo ni mu mutwe, hanyuma ubushake bwo mu mutwe bugahita butera ubushake bw'imyanya ndangagitsina. Mwebwe bagore, kuko mwe nibyo mushaka, muva mu rugo mufite byose, muri giwanyu babambika bakabagaburira mukabona byose ibyiza, ariko iyo gahunda ni mwebwe muba muyikeneye kurusha n'abagabo. Niyo mpamvu niyo atabikoze neza nyine ujya mu bandi ukamuca inyuma, byangombwa ukajya ugura bya bikoresho mujya mwifashisha byaje abazungu babakoreye. Yes, this is KYTV show Simple Komayombe, izina ryanjye nitwa Benjamin. Sasa hari abagore bishyizemo ko abagabo bashaka umugore kubera ko bamukurikiye iki bamukurikiye ibijyanye no ku n'igitsina cye cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina. Impamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana n'ubuzi ibitsina niyo mpamvu ya mbere. Nuko dutereta umubaza ngo urampa ntumpa. Uzajya urarumpa ijoro ryose ku manywa nujya ku kazi nguhaye amasaha make yo gukora, saa yine uzajya uza udamuka ku kazi uze umpe, saa 8 uzumpe, saa 12 uzumpe. Akazi kawe ni ukumpa gusa nta kindi. Mwabyumvishije? Kandi mujya inama yasashemwe cyane, nakubwira ati mpaho nubwo byaba kumanywa muhe, nakubwira ati mpaho nubwo haba hari abashyitsi ntabwo mujyana nabo. Abashyitsi arongoye wowe, genda umuhe byaba kumanywa byaba nijoro muhe.
utekereza iki rero ku mugore wima umugabo n'umusazi bikamuviramo gusenya? twebwe idini ritubwira yuko iyo wimye umugabo abamarayika bose baba bari kukuvuma. Turashize. Ariko ndagira ngo abagore mbereke ko cyangwa se mbasobanure ko burya umugabo ntago waba gushatse kubera ko agukurikiye imibonano mpuzabitsina byonyine, kuko ari muri ubu buryo mubifata cyangwa se ari nako mubitekereza, mu by'ukuri mwamwibeshe cyane. Impamvu mvuze cyangwa se ikeneye kuba mvuga ibi ngibi, abagore batandukanye bumvikana cyangwa se muri iyi minsi barumvikana bavuga ko abagabo bashaka abagore kuko bakurikiyeho imibonano mpuzabitsina byonyine, ariko ntabwo aricyo cyatuma ushaka. Numvise Scovia ari mu babivuze avuga ko umugabo ahanini mu gihe mutera kuba ashaka umugore mu by'ukuri abamukurikiyeho kuba baryamana cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina. Gusa ndagira ngo nawe n'abandi benshi bagiye babivuga mbasobanurire mbabwize ukuri, ntago umugabo agushaka cyangwa se nagashaka umugore kuko mu by'ukuri amukurikiye imibonano mpuzabitsina byonyine, ko ari ibyo hari abagabo batakwirirwa bashaka. Mu by'ukuri nka 80% ntago bakwigira bashaka, ari ibyo byonyine bakurikiye. Igituma umugabo ashaka umugore abashaka ahantu aturiza mu gihe yavuye cyangwa se akitse imirimo, avuye muri struggle zigiye zitandukanye z'isi, abone utuma tuza. Gutuma tuza si uko bagiye guhita bakora imibonano mpuzabitsina, kuko ari n'igihe ava mu kazi mu by'ukuri yananiwe ku buryo adafite n'uwo mwanya cyangwa se n'izo mbaraga n'izo afite. Rero kuba akeneye imibonano mpuzabitsina byazajya bituma agira ate ashaka n'abandi bagore benshi babandi bicuruza ku muhanda cyangwa se n'abandi bakorana imibonano mpuzabitsina, kuko ntabwo byajya gutuma niba ari byo byonyine akurikiye ashaka umugore, kuko baravuga ngo n'ingemwe itera imisuzi kandi igatera n'inzoka. Ntabwo yazajya ahora kuri wa mugore umwe, byaza bituma agira ate ageze ubwo ashaka n'abandi bagore. Ntabwo ari cyo yaba amushakiye rero mu by'ukuri, kuko ushobora guhita uvuga ati igituma ashaka umugore umwe abagira ngo yirinde indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina harimo za sida n'izindi ndwara bijyana. Ariko ndakubwiza ukuri ngo iterambere aho rigeze kuri ubu ngubu ndizera nta muntu upfa kuryamana n'umugore abonye cyangwa n'umukobwa abonye atikingiye, kandi haje ibyo bita rapid test, utesting umukobwa niba arwaye HIV mu minota 15 yonyine ukaba ushobora kuba wabona resulta. Harimo ibintu byinshi mu bakoresha, harimo udushinge tw'udupin twa speed test, ariko tw'udupin duhita dupima neza tukakwereka result ko umuntu ashobora kuba arwaye iki, arwaye agakoko cyangwa se yaranduye sida. Ibyo rero ni birakwereka ko ari ukuvuga ngo umugabo arambirije kuba akora imibonano mpuzabitsina, birakwereka ko ntabwo yageze ubwo ajya kwirirwa ashaka umugore. Yazajya ajya kugura bano bambuka desa bicuruza ku muhanda, cyangwa se akaba yanagura na bya bikoresho byaje by'ama artificiel abazungu basigaye bakora bene wabo no muri Afrika, ariko ndabona bimaze kugira ute bimaze kuhagera byo usanga umugabo yaraguze icyo azajya akoresha mu kwikinisha cyangwa se mu kwishimishirizaho, biteye nk'abagore, bifite imiterere nk'iy'abagore. Byaraje rero ko kuri iki gihe bitagisaba ko niba ari umugabo urambirije ku mibonano mpuzabitsina kugira ngo yishime kuba abagabo benshi, ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina n'ubundi ibyishimo baba bikeneyemo ni ukuruhuka muri bo. Ari ibyo rero yazajya bikorana n'iki, n'izo mashini zaje zimufasha kuba yabikora. Ndetse aramutse ari ukuvuga ngo arambirije kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina n'ubundi yakwikinisha. Hari abagabo bahitamo kwikinisha akavuga ati ubundi zajya nikinisha kugira nza n'umugore, mu by'ukuri niba ari icyo naba muzaniye. Kwikinisha nabyo bigira ute ngo birashimisha, kandi bigatuma n'ubundi umugabo niba ageze kuri release n'ubundi bikaba byarangiye. Ibyo rero ni ibyo byose ndabivugira iki, ndabivugira mu gusubiza abo bagore babivuze, harimo na Scovia ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge numvaga bivuga bibwira nk'uko mwagiye mubyumva bibwira abageni baje gushyingirwa, ndetse n'abashangazi ariko nabita cyangwa se babandi bahimanuro umukobwa yageze mu gihe cyo gushaka, nk'uko nabo mwagiye mubyumva ndetse murajyamo nabyumva. Hari n'undi numvishe abagore benshi muri iyi minsi ari byo barambirijeho, bumva ko abagabo bakeneye ngo bashakire umugore imibonano mpuzabitsina byonyine, ariko ndakubwira ngo icyo ni igice mu bice bituma umugabo ashaka umugore. Nacyo kiri mu bice bituma nyine umugore agira ute ashakwa, cyangwa se umugabo ahitamo kuba yashaka umugore mu buryo bwo kuzabana nawe ubuziragiherezo, n'ibyo birimo. Ariko ntago ari cyo
umugabo ashakira umugore, kuko mu bintu 3 cyangwa 4 umugore agomba kuba yujuje bigera kuri 5, nicyo nyine cyo gukora imibonano mpuzabitsina kirimo, ariko ntago ari cyo gituma umugabo ashaka umugore. Ko ari ibyo nakubwiye ngo ari byo bituma umugabo aza kurikiye ibyo, hari abari abakobwa bijoro rimwe bidasaba kujya kwirirwa umwetetana cyangwa se umutaho byinshi cyane nk'ibyo ushobora guta ku mugore, byazajya bituma uhitamo kubishyira kuri uwo nguwo mu kanya gato kandi ntibinaguhende. Habaho kudahendwa, habaho ko umugabo adata umwanya munini agira ate ajya bya bindi byose muzi ataka umugore agira ute buri munsi biba bikenewe mu rugo, uwo mugabo azajya areba wandi utari mu muhendeshe cyangwa se utari gutuma agira ate ashora amafaranga menshi. Ibyo rero abagore benshi munabizi gutyo muzibukire, ntimwongere gutekereza ibyo, kuko umugabo akeneye umuntu utuma tuza, abakeneye umuntu umufasha mu gutuza mu gihe akitse imirimo, umufasha kuba yamugisha inama cyangwa se baganira mu gihe yumva akeneye kuganira n'umuntu, akaganira n'uwo akaba yamufasha mu kuba yatekereza neza cyangwa akamugisha inama. Umugore no kugisha inama, akagwiriza nawe igitekerezo cy'uko abyumva, akakwereka ubundi buryo nawe ibintu bishobora kugira gute bishobora gukorwamo kandi bikagenda neza, akakugira inama y'icyo hakorwa, akakubyarira, nyuma yo kukubyarira akakuririra mugafatikanya kuba mwateza imbere urugo n'umuryango wanyu muri rusange uko muri babiri. Rero bino byo kuba bumva ko umugabo atezwe cyane ku gitsina, hari igihe ushobora kuzana umugabo cyangwa se mukabana n'umugabo yagushatse, ariko mu by'ukuri bye ibigabo bye ukajya ubimugaburira n'ubundi wamutesheje umutwe. Singira ngo umugabo ntago yagira imbaraga zo kuba yagira ute yahura nawe, kandi mu bigabo ugiye kumugaburira nta mahoro afite. Niho bitandukanira ubushake bwo ni mu mutwe, hanyuma ubushake bwo mu mutwe bugahita butera ubushake bw'imyanya ndangagitsina. Ko umugabo kugira kure biriya bintu cyangwa se abe yatera akabariro, ni uko agomba kuba nta kibazo afite kindi mu mutwe mu by'ukuri kimuhangayikishije. Mu gihe ahangayikishijwe cyangwa se yabujijwe amahoro n'umugore we, mu by'ukuri ibyo n'ubwo waba umeze ute, ntago yakwirirwa agira ute ajya gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ngo ahure nawe. Kubera iki? Kubera ko ibyo byonyine mu mutwe niba nta mahoro afite wayamubujije, uri umugore mubi. Bano bagore badutse bahari babi, uwo mugabo aremera akazibukira akajya kubishaka ahandi, mu by'ukuri agusize. Icyo se ni kiba kikwereka ko atari byo yaza akurikiye gusa, ko yanabibona n'ahandi. Icya mbere muha amahoro, umugabo muha amahoro, umuhe gutuza, umube hafi, umuganize. No mu gihe arwaye, buriya umugabo bavuga ati no mu gihe ndwaye nicyo gitumye nshaka umugore, no mu gihe ndwaye hazabe hari umuntu ndebera, umuntu ushobora kungemurira, umuntu ushobora kumenya ko ndembye nijoro akaba yahuruza cyangwa se yamfasha kuba nagira kwa muganga kugira ngo ngere ute babashe kuba banyitaho. Rero uwo muntu w'abakeneye, niyo mpamvu gushaka mu byo gushakira n'ibyo birimo nk'uko nabibasobanuriye, harimo n'icyo gikorwa cyo kuba mwatera akabarira, ariko ntago ari ibyo byonyine bituma gushaka. Nakubwiye impamvu nyinshi zatuma atagushaka agendeye kuri ibyo, ari ibyo gusa wumva ko ari byo ashingiraho. Nakubwiye impamvu zituma atagushaka, yahitamo kujya akanyura ahandi ku bintu bitari bumuvune cyangwa bitari bumugore cyangwa se atari gutaha amafaranga menshi mu bihe bikoraho. Ibyo rero ni ukwibeshya. Abagore mutekereza ibyo n'abakobwa batekereza ibyo, ni ukwibeshya cyane. Mu by'ukuri umugabo ni umuntu ukeneye umuntu umwitaho, umuha care. Rero abagore benshi bazi ko ari ukuryamana n'umugabo, no, ntago ari ibyo umugabo aba akeneye. Akeneye umuntu aganiza, akeneye umuntu abwira ibyo akamwumva, akeneye umuntu abwira agahinda ahuye nako mu kazi akamubwira ati boss yanutse, akamubwira ati hangane bibaho, uwo muntu wakeneye. Hanyuma yageza no muri cya gikorwa cyo kumva yajya kubikora, akajya kubikora, kabona uwo abikorana nawe. Ariko ndakubwiza ukuri ngo niyo mpamvu ubona n'umugabo ageza mu myaka runaka ukajya ubona ntago akunda kubikora cyane, cyangwa se ngo abikorane nawe cyane mu bihe mbese buri kanya. Kubona nakubwiye ngo indyo imwe itera indwara. Gera ukaba obesity yayo cyangwa se ukagira allergie yayo. Uko rero uhora n'ubundi ubikorana n'umuntu umwe, ugeraho mbese umururumba wabyo ufite ukagera ugashira. Muri hangana gato mfatiko ndagaruka mu kanya.
icyo rero nicyo kintu cyisha abagore benshi n'ab'igitsina gore muri rusange, bo bibwira ko abagabo ari abantu barambirije cyane ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, mbese bumva ko ari cyo kigize umugabo. Nakubwiye ngo biri mu bice bigize umugabo, ariko ntago bigize bite, ntago ari byo bishingirwaho ko umugabo ajya gushaka umugore, kuko hari igihe umugabo ashobora kuryamana n'umukobwa umwaka, imyaka 2, imyaka 3 batarashakana mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi rwose amubona, kuko ndizera ko byibuze nka 90% by'abasore bose bajya gushaka abagore barabanje kugira abo baryamana nabo mbere, either bakaba abo ngabo bashatse cyangwa se bakaba n'abandi. Ibyo rero birakwereka ngo umugabo ashobora kuryamana n'umukobwa umwaka ugashira 2 ntaba ari washaka. Kubera iki? Kandi si uko yabuze ibyo ngibyo byo kuryamana nawe, ahora abibona, ahora bihabwa, arabibona ndetse ntiyanabirara. Byose rwose aramanywa nijoro aryamana n'uwo mukobwa rwose, ariko yajya gushaka akishakira iki? Akishakira undi. Kubera iki? Birakwereka ko akeneye wa muntu utuma tuza. Hari igihe ajya gutya ahura n'umukobwa ukabona niwe yishakiye, mu by'ukuri bataranamarana n'igihe kinini cyane, ugasanga ararebye bitewe n'imico mubonyeho mu mezi 5, 6, umwaka se, uwo nguwo niwe yahise agira umugore. Bidakwiye ko ari n'aba bakobwa biyorobeka, ugasanga niyo mpamvu abo bakobwa biyorobeka bakigira ba marayika. Si uko baba batabizi ko umugabo ashobora kugira gute, ashobora kubashaka, ariko barareba bakavuga ati uyu mugabo tumaze kumuha byose bishoboka, twaryamanye nawe, cyangwa se uyu musore twaryamanye nawe, ariko dukurikije uko ameze ntago azanshaka. Rero biransaba kwiyorobekana nawe, nkigira umwana mwiza, nkaca bugufi, ijwi nkarishyira hasi, mbese nkoroha muri buri kimwe, nkamwereka ko ndi umuntu uri sharp, ukeneye gukora, wakora n'icyo ari cyo cyose, n'utuzi dutoya duciriritse rwose nadukora. Hanyuma umugabo iyo amaze kubona ya mico wayemo, mbese uyigaragaje ko yifite imico myiza, ujya kubona karara gushatse. Niyo mpamvu ubona bamwe bagera no mu rugo bagahita bahindura isura, agahita yiyambika ya sura yari afite mbere, kuko aba yamaze kurugeramo yashatswe. Ariko bidakwiye ko n'umugabo ari ijambo agusenda, akagusenda ati ku manywa ya rukamba ngenda gusenze, ntago nshaka gukomezanya nawe, ndashaka kugira ngo ubuzima byibuze bwanjye mbukomeze ngenyine, cyangwa se akaguhereza divorce mugatandukanye. Iyo mumaze gutandukana rero ashaka wa wundi ugeze ute umuhesheje amahoro. Si uko uba udafite ibyo wagombye kuba umuha ari byo by'igitsina ngo aguma aho ngaho, ariko ntabwo ari byo abarambirijeho. Yes, nibyo rero navugaga, ibi ubwabyo birakwereka ko umugabo nibageze ubwakubwira ati ngiye ntabwo nakomezanya n'ubuzima nawe, mu by'ukuri nuko ntabwo bya bintu izananga agaciro ntazo ufite. Zananga agaciro nazo ufite, niyo mpamvu agusenze, arakubwira ati nge kandi wowe rwose ufite igitsina cyawe uracyagifite, mu by'ukuri naho cyagiye, uracyagifite cyose, nta hantu cyagiye. Narika kemera ati ntago nkomezanya nawe ubuzima, fata divorce dutandukane, yewe dugabane n'ibyo twagize, ariko wowe sinakomezanya nawe ubuzima. None se cya gitsina cyawe uba ufite, mu by'ukuri ko n'ahandi kiba cyaragiye, wenda ngo nicyo gitumye arakibuze, none nicyo gihe kibaye impamvu ubu kigifite. Ariko icya mbere gituma habaho kutumvikana mu ngo, mu by'ukuri habamo ko abagore ntibajye batanga agahenge. Umugabo nicyo cyo ubundi mu bintu byibuze nka 70% umuntu umugabo aba akeneye mu rugo, wenda 30 byiharirwa no kuba yaryamana nawe nibyo, ariko 70 biba byasigaye abarimo kumuhituze, kumuhereza ibitekerezo, kumuba hafi, kumugayidinga, ndetse no kuba wamwaba abajyanama beza mu gihe agiye gukora, ndetse no kuba wamubyarira ukaba wamurerera. Ibyo nabyo abagira ngo abona hashyira imbuto ze zivemo abana nyine mugira umuryango. Ariko kuba washira imbere igitsina, numvise hari nk'isengesho numvise hano muraza kwikanga, wenda mumanze muryumve mbere yuko turivugaho ibintu byinshi. Ni iri ngiri: bizakikire mu izina rya Yesu, iki gitsina kizakundwa n'umugabo mu izina rya Yesu Kristo, ntazagire umunsi n'umwe agiharurukwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. azahorana igikundira imbere y'umugabo we mu izina rya Yesu, azahora atonnye imbere y'umugabo we. Urakoze Mana, ndagushimye, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo azahora ugaragara Mana, azamutange ibendera ry'ubutsinzi abe ryo rizaba Mana, uzamubere byose nk'uko umubyeyi Bikira Mariya wamubereye byose. Ibyo
nyirango mumaze kumva iryo sengesho uko rimeze. Mwumvishe ko uyu mubyeyi wasengeraga uyu mugeni cyangwa se witegura kuba umugeni, yavuga ngo uyu mugabo ngo ntazahararuke, ngo igitsina ngo rwose ntazagihararukwe, ngo ajye ahora uri umutoni, ngo n'ibindi byinshi namwe mwiyumviye. Mu by'ukuri niba avuga ngo icyo gitsina ngo umugabo ntazagihararukwe, nuko bizwi neza ko umugabo hari ubwo ageza, namwe murabizi, abantu muri kunyuma murabyumva kuko ntabwo mwaba mutabyizi. Hari igihe kigezamo umugabo, niba mwanahuraga byibuze mu cyumweru, mwahuraga iminsi 7 mu cyumweru, ubwo ni buri munsi ndi kubara, hari ubwo bigeza muri cya cyumweru mukaba mushobora guhuramo 4, ubundi bikazageza mugahuramo 3, ubundi bikazageza mukajya muhuramo 1, hari igihe hari n'abirenze icyumweru mutanabikoze. Ibi rero icyo nshatse gusobanura babivuze, harimo Scovia ndetse n'abo babyeyi bandi bagiye bakurikiraho, ndetse n'uyu nguyu nk'uko mubyumvise, bibesha ko abagabo bakurikiye ibitsina by'abagore, ariko no kwibesha. Nimuzongere no kujijishwa n'ibyo kintu kwaho bigeza ngaha amaginga ya, bitewe n'ubuzima muri hanze, nta nubwo umwanya wo kujya gukora ibyo ngibyo, nta nubwo umugabo wawe ufite mu buzima bwe bwose ngabi ari ibyo agira priority. Kuko benshi muri iki gihe barageza ubwo igihe cyo kujya gushaka barabikoze kenshi cyane babizi, ahubwo bo bakeneye umuntu ugira ute ubazaniye iterambere no gutuza muri bo, ndetse no kubaha amahoro, ndetse no kubagaburira ibyo byiza, bakabajyanama meza, bakabanirana neza. Niba umugabo kuri ubu ngubu ikiro cy'inyama gishobora kuba kigeze ku 7,000, bishobora no kuzarenga, birumvikana ko ubuzima bwacu bwatangiye kugira gute, bwatangiye kugorana. Niba afite abana 2, birumvikana kiro kimwe ntago cyamuhaza we n'umugore n'abana 2, birumvikana agomba gushaka ibiro 2 deja ni 14,000. Niba inyama ziba 14,000, urumva kugira ngo zizagire n'ibirungo biratwara 20,000 mu ijoro rimwe. Bivuze ngo wa mugabo ari ku panu yo gutunga umuryango we, ari gushakisha icyashimisha umuryango we. Ariyo mpamvu ubona abagore b'iki gihe batihangana niba izo nyama zitanabonetse, we ikiwe ari ukujya gustress umugabo. Nibyo umugabo bari provide cyangwa se ugomba kugira ngo atange ibishoboka byose mu rugo rwe, kandi buri mugabo wese n'icyaharanira. Ariko byose ntabwo yabibona, ntabwo yabibonera kugira. Ushobora kutarya inyama uyu munsi, wenda ari gupaga kuze ko muzazirya kuwa 5, munsi turi kuwa 4. Ibyo rero icyo biba bishatse kugira ngo bigaragaze umugabo iyo atashye icyo wamusabye atakibonye, nawe muri we aba yishije icyaha. Nizo mbaraga zo kuba yahura nawe mukaganira ku bijyanye n'abashakanye, hari n'igihe atazibona mu by'ukuri. Benshi murabizi ko abagore benshi bageze ubwo bajya guca abagabo babe nyuma, bitewe n'uko abagabo baza bakihirimira nk'ibitafari bya beto, agahirima buti, ugasanga ibyo ngibyo by'ibindi byo kuvuga ngo araza gukora imibonano mpuzabitsina nta n'imbaraga afite, nta nubwo rwose abikeneye, ahubwo wamukora ati ndeka nashize cyangwa se umunanone wose. Reka ranjye wa mugore ahubwo nk'ubikeneye cyane kurusha umugabo we, mugenzi we w'umugabo, birangiye ari ugiye mu bandi. Biba bivuze ngo ahubwo abagore nibo baba bakeneye cya gitsina cy'umugabo kurusha n'ibindi byose. Ko uzanye umugore, niyo mpamvu muri iki gihe ubona n'abakobwa bwose, nako abakobwa mbarire bose basigaye bajya gushaka umuntu bakamanza akavuga ngo turyamane, nibo ubwabo basigaye babyisabira. Bati reka tumanze turyamane kwanza turebe ngo uyu muntu ugiye kunshaka ubundi ni muzima, ese ubundi azabasha kunshimisha. Biragatsindwa ku rugo ufite umushyuko ushaka kwirongo nangiza umuntu akagupfubya bana yanjye we. Akamanza akajera ingano, akareba ubushobozi, mbese urumva agomba kureba ingano yuko bingana, akareba ubushobozi bw'uwo muntu afite, hanyuma akajya amwemera ngo tuzabana. Kubera iki? Ni wowe ubikeneye kurusha ibindi. Uramutse uzanye umugore ahubwo we ntubikore, ukaba uri umugabo ntubashe kuba ugira ute, ntubashe kuba wakora iyo mibonano mpuzabitsina neza ku kigero we yumva ashaka hari, ahubwo ni wowe wa mbere ubyanga akanabyasasa ku gasi. Ni ugenda uvuga ngo umugabo ntashoboye, ahubwo agatangira kujya mu iki, akajya muri ba bapfubuzi. Twakoze ikiganiro ubushize nabibasobone neza uko igituma abagore bagenda, abataracyumvise mugere mu cyumve kiracyahari. Rero niyo mpamvu ubona ahubwo abagore baza bari byo bakeneye, kuko aranakubwira no mu nyuro ze ati ngewe mu rugo nasize byose, nabagayo kandi nararyaga, nabonaga aho kuryama, nabonaga imyambaro, nkabona amavuta meza, nkabaho neza, nkatembera. Ese utekereza ko ahubwo ari iki cyankuye mu rugo?
ubwo harya ari umugabo n'umugore ninde ukeneye undi kubijyanye n'igitsina cyane? Ni mwebwe bagore, mwebwe bagore kuko nimwe mu bikeneye cyane. Uramutse ushatse umugabo w'ingumba, haryo w'ingumba niwe utabishobora utabyara, ubwo ababikora ahubwo atabyara. Noneho tuvuge wandi w'ikiremba, ufite ubumuga bw'uko yarembye mbese ari ikiremba, wawundi utajya uhaguruka, utajya uhaguruka ngo bishoboke. Uramutse umenye ko ari uwo ugiye gushaka ntabwo wagenda kumushaka wa mugore we cyangwa wa mukobwa. Uramutse ushatse wa muntu wahuye na accident cyangwa wagize uburwayi bagakekemburaho gahunda yose, mu by'ukuri ntabwo wabana nawe. Uramutse unageze mu rugo ugasanga niko ameze, amarira yazakwica. Kandi ndabizi neza ko wahita usaba gatanya nta n'icyumweru kirashira. Biba bivuze harya ngo ninde ukeneye undi ku bijyanye n'iyo gahunda. Ni mwebwe bagore kuko mwe nibyo mushaka, muva mu rugo mufite byose, muri giwanyu babambika bakabagaburira mukabona byose ibyiza, ariko iyo gahunda ni mwebwe muba muyikeneye kurusha iki, kurusha n'abagabo. Niyo mpamvu niyo atabikoze neza nyine ujya mu bandi ukamuca inyuma, byangombwa ukajya ugura bya bikoresho mujya mwifashisha byaje abazungu babakoreye mu rwego rwo kuvuga ati ntasenya. Mu rugo batavuga ngo nasenye wenda bamfatanye n'undi mugabo, mu rwego rwo kwirinda icyo gisebo kwirukanka ukajya kugura bya bindi byaje byita ama vibrators. Benshi barabifite, abagore benshi baba babibitse mu bikapu mu mago yabo, ugiye mu magariderobe wakumirwa wakufata ku munwa. Abakobwa bose nakubwira usanga ababifite ubwabo baranabitizanya, noneho udafite ubushobozi iyo yageze ngo ubwo agitiza mugenzi we. Ibyo rero naje nje kubwira aba bagore bazi ko cyangwa abakobwa biyumvisha ko umugabo bashaka mu by'ukuri akurikiye imibonano mpuzabitsina bitari byo, ari no kwibesha ndetse cyane. Ni ukwibesha ntabwo nava kuko byihariye byibuze 30% ariko n'ibindi byose arimo kubyara n'iki umugabo aba akeneye nabyo bikiharirwa muri ya 70 usigaye, kugira ngo byibuze habeho kuzuzanya ndetse n'amahoro mu mutwe, kugira umugabo abone uwo azajya asanga mu rugo ntaze yisanga. Ibyo rero mu by'ukuri mwese mwabitekerezaga gutyo ndabasubije, kandi no ufite ingingimira yumva atari byo atanyuzwe nta kibazo komeza bifata uko ashaka cyangwa se ajya aganira na bagenzi be, ariko ntago ari icyo abagabo bashaka. Iyi ni White TV Show Simply ku mayombe, izina ryanjye nitwa Benjamin, ndetse mukomeze mudire ibitekerezo. Wumva atayemeranya natwe ntacyo ashyiraho comment, ababyumva baramusobanurira ndetse nanjye namusobanura kubiruseho nawe akamereza indi fact igaragaza ko atari ibyo cyangwa se ari byo. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao, nitwa Benjamin.